Yesu ni Kristo umwana w'Imana ihoraho. Ni Pasiteri Sedesiyasi yampaye inshuti basuhuza kandi mbifuriza amahoro, umugisha n'uburinzi biva ku Mana. Uyu munsi ni kwa kane tariki ya 24 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'2025. Imana ibane nawe kandi ikugenda imbere. Ijambo ry'uyu munsi, Imana yagutoranyije ni nayo ikurwanirira. Imana yagutoranyije ni nayo ikurwanirira. Turasoma muri Petero wa mbere igice cya 2, turahera ku murongo wa 9 tugeze ku murongo wa 10. Petero wa mbere igice cya 2 turahera ku murongo wa 9 tugeze ku murongo wa 10. Ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, n'abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Kera ntimwari ubwoko, ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera ntimurakababarirwa, ariko none mwarababariwe. Imana ishimwe cyane kandi ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro. Imana yagutoranyije ni nayo ikurwanirira. Iki cyumweru dukomeje gutekereza ku ntsinzi ituruka ku muntu wizera kandi akagira ubushizi bw'amanga. Intsinzi y'umuntu wizera Imana, maze Imana nayo ikamubera ibyiringiro ndetse ikamurwanirira. Twabonye buryo ki Dawidi yizeye Imana. Dawidi yizeye Imana, maze Imana ihagararana nawe ntiyamutenguha ubwo yari asatiriye Goliyati. Pawulo yizeye Imana, maze ihagararana nawe ntiyamutenguha ubwo yari ahanganye na Eruma umukonikoni washakaga kuburizamo umurimo w'Imana. Yosuwa yizeye Imana, ihagararana nawe, maze iramubwira iti ibiri muri iki gitabo ntukabure kubitekereza ku manywa na nijoro, ntugateshuke ijambo ryanjye ngo unyure iburyo cyangwa ibumoso, nibwo uzatunganirwa mu byo ukora byose. Haleluya. Ntukarorere gutekereza ku ijambo ry'uyu munsi, ijambo ry'Imana. Iryo ni ibanga Imana yahaye Yosuwa. Ni ibanga ryendaga kumubashisha kunesha urugamba rwose azahura narwo. Muri iki cyumweru cyo kurwana urugamba no kunesha, dufite kwizera, ni ngombwa ko tuguma mu ijambo ry'Imana. Tuguma mu ijambo ry'Imana, tukaritekereza ku manywa na nijoro. Ku rundi ruhande, abantu dukunda kumenyekana, ariko reka ngerageze bivugike neza, mvuge nti abantu dukunda ko ibyo twakoze bigaragara neza. Abantu dukunda ko abadukomokaho bagaragara neza, batunganirwa, kugira ngo noneho dukomeze tumenyekane. Icyo si n'ikibazo, ahubwo ikibazo nuko hari ubwo umuntu anyura mu nzira zitari zo kugira ngo agere kuri ya ntego. Nuko hari ubwo umuntu akora n'ibitari byo kugira ngo agere kuri ya ntego. Ariko nanone turahangaha, reka dutekereze ku bantu dusoma muri Bibiliya mu Itangiriro igice cya 11. Aba ngabo barenze umurongo kuko bashatse ko izina ryabo rimenyekana aho kugira ngo izina ry'Uwiteka rimenyekane. Wamenyekana wagira, reka icyubahiro kibi cy'Imana. Imana iba ariyo yamamara, Imana iba ariyo imenyekana mu byo dukora byose, mu byifuzo dusengera, mu byo tumaranira. Tureke Imana imenyekana, icyubahiro kibi cyayo. Ikindi ndetse ikibazo nuko tujya twibagirwa yuko ibyo byose tumaranira bigezaho bigasaza. Ibyo byose tumaranira bigira iherezo. Akazi kageraho kakagira iherezo, ubutunzi bugeraho bugashira,
ubwiza bugeraho bukayoyoka. Erega burya hari n'inshuti gutenguha. Ariko hagati aho reka nkubwire, hari ahantu hamwe wagira ubuzima bufite igisobanuro kandi ku buryo budasubirwaho, ku buryo utazicuza. Haleluya! Ni ukugirana ubucuti n'Imana. Kugirana ubucuti n'Imana ntabwo uzicuza, nta herezo. Imana yagutoranyije ni nayo ikurwanirira. Kugirana ubucuti n'Imana ntibisaza, ntago wicuza, nta n'iherezo. Ntuzigera wicuza ko wamenyanye n'Imana, ko wagiranye ubucuti n'Imana, ko Imana yagukunze, ko wizeye Imana, ko Imana yahagaranye nawe. Ntago uzabyicuza, ntago uzabyicuza. Niyo Satani yakugabaho ibitero akagutwara ibyawe, ntago uzabyicuza. Inshuti za Yobu zaramubwiye ngo tuka Imana wipfire, ndetse bamwe bamutungaga intoki bamucira urubanza. Ariko Yobu ntago yigeze yihakana Uwiteka. Kugirana ubucuti n'Imana biraramba. Haleluya! Ngwesheje umugisha mu izina rya Yesu. Imana ikwishimire kandi ugirane ubucuti nayo. Ntago izagutenguha, ntago izagutererana, ntago izaguhana. Iyabivuze niyo kwizerwa, no kubikora izabikora. Iryo ni ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ni ukuri. Ijambo ry'Imana ni ukuri. Imana ntago ibeshya, iyabivuze no kubikora izabikora. Izabikora, izabisoresha umwete wayo. Hahirwa abaguma mu masezerano, hahirwa abishingikiriza ku masezerano y'Uwiteka Imana, kuko niyo yatinda. Utegereze, kuko gusohora ko azasohora byanze bikunze. Reka twigarukire ku ijambo ry'uyu munsi. Ijambo ry'uyu munsi muri Petero wa mbere igice cya 2. Imana yagutoranyije ni nayo ikurwanirira. Nyamara kandi twihuta twirwanirira. Ntuzigera wicuza ko wamenyanye n'Imana, ko kumenya n'Imana ni umugisha ndetse n'amahirwe duhabwa muri Kristo Yesu. Umugisha ntagereranywa, umugisha ntagereranywa tubonera muri Yesu Kristo. Imana yadutoranyirije muri we. Ingingo ya mbere hano ku murongo wa 9, mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe. Ubwoko bwatoranijwe mu Gutegeka kwa 2 igice cya 7, umurongo wa 6, ngo kuko uri ubwoko bwerejwe Uwiteka Imana yawe, kandi Uwiteka Imana yawe ikagutoraniriza mu mahanga yose yo mu isi kuba ubwoko yirongeye. Icyateye Uwiteka kubakunda akabatoranya, suko mwarutaga ayandi mahanga yose ubwinshi, ndetse mwari bake hanyuma y'ayandi yose. Umurongo wa 8, ahubwo nuko Uwiteka bakunda agashaka gusohoza indahiro yarahiye basekuruza banyu, nicyo cyatumye Uwiteka abakuzayo amaboko menshi, akabacungura mu nzu y'uburetwa, mu butware bwa Farawo umwami wa Egiputa. Nuko Uwiteka gukunda. Ibyo uri bwumve byose uyu munsi nushaka ubyibagirwe, ariko iri jambo rizirikane ko Uwiteka gukunda. Haleluya! Ubisubiremo uruhuka, uri mu kazi ugenda, usubiremo ko Imana Uwiteka aragukunda. Imana irankunda. Haleluya! Ubwoko bwatoranijwe, Imana yagutoranyije itabihereye kuri wowe, ahubwo Imana yahereye kuri yo ubwayo, ku rukundo rwayo, ku masezerano. Niyo mpamvu rimwe na rimwe abandi batinda kubisobanukirwa. Imana yatoranyije Paulo, ituma Ananiya iramubwira iti umva rero, genda ujye kwa Paulo hari apfukamye, maze umurambikeho ibiganza umusengera. Ananiya ati reka da, ati Imana keretse niba wamwibagiwe.
Imana iti genda. Haleluya. Genda kuko ni igikoreshwa nitoranirije. Erega ntabwo Imana igutoranya ikurikije ibyo uri gukora, ntabwo Imana igutoranya ikurikije ko uri mwiza cyangwa uri mubi. Imana igutoranya ikurikije ko ari Imana y'urukundo isezeranye igasoza. Kuko Imana igukunda, kuko Imana idukunda, Imana irankunda. Ingingo ya kabiri muri Petero wa mbere igice cya 9, muri abatambyi b'ubwami, abatambyi b'ubwami mu isezerano rikuru, abatambyi batambaga ibitambo, binjiraga ahera bonyine kugira ngo bahure n'Imana, bahagaraga hagati y'abantu n'Imana. Reka mvuge ngo barabavugizi, bagatamba ibitambo kugira ngo imbabazi z'Imana zize zitwikira ibyaha by'abantu, kubw'igihe bategereje ko Mesiya azaza, kuko niwe gitambo kizima, niwe mutambyi nyawe, niwe wamenye amaraso ye ku musaraba kugira ngo tubabarirwe ibyaha ku buryo bwa burundu. Kuko amaraso y'ibitungwa n'inyamaswa byari ugutwikira ku bw'agahe, ntabwo byari ugukemura ikibazo burundu. None ijambo ry'Imana uyu munsi rirakubwira ngo muri abatambyi b'ubwami. Mu isezerano rishya buri mukristo ni umutambyi, buri mukristo ni umutambyi. Mu byahishuriwe Yohana igice cya 5 umurongo wa 9 ngo nuko baririmba indirimbo nshya bati, ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije, kuko watambwe ugacungura Imana bo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose, abacunguje amaraso yawe. Umurongo wa 10 ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Haleluya. Abami n'abatambyi. Ubundi mu isezerano rikuru ntawabaga umwami ngo abe n'umutambyi. Abatambyi bari abo mu bwoko bw'Abalewi, abami bari abo kwa Yuda. Ariko mu isezerano rishya bizera Imana abakristo, haleluya, mbega umugisha, mbega amahirwe kugira ngo ube umutambyi we n'umwami, ube umutambyi we n'umwami. Mu gice cya 20 hano mu byahishuriwe Yohana umurongo wa 6 ngo ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere, ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa kandi nuwera. Urupfu rwa kabiri ntiruzabasha kugira icyo rutwara abameze batyo, ahubwo bazaba abatambyi b'Imana na Kristo kandi bazimana nayo iyo myaka 1000. Uwo ni umugisha, ni amahirwe kubizera Imana muri Kristo Yesu. Yesu uyu munsi uracyabyibaza, uracyabishidikanya, ndagusengera Imana mu izina rya Yesu wowe gushidikanya wizera Imana nawe winjire ku rutonde rw'abanyamugisha. Ingingo ya 3 ishyanga ryera n'abantu Imana yaronse. Turacyari kureba uyu muntu Imana yatoranyije kandi irwanirira. Ni ishyanga ryera kandi n'umuntu Imana yaronse. Ishyanga ryera nuvuga ngo wakuwe mu bandi ngo ukorere Imana, wakuwe mu bandi ngo were imbuto zikwiriye abihannye, wakuwe mu bandi kugira ngo utere intambwe uri mu cyerekezo Imana igushakaho, wakuwe mu bandi kugira ngo ukunde ijambo ry'Imana ry'uyu munsi, wakuwe mu bandi kugira ngo ijambo ry'uyu munsi we kuryumva gusa ahubwo ukora icyo rikubwiye. Nuryumva gusa uzaba wagiye ku murongo w'abitwa abanyedini, ariko nuryumva ugakora icyo rikubwiye uzaba umwigishwa wa Kristo. Imana izagukunda, izagerana nawe, izaguha umugisha uko bwije nuko bukeye. Ntabwo uri uwawe rero, uri umutungo bwite w'Imana, kuko Imana yakuguze igiciro. Petero wa mbere igice cya 1 umurongo wa 18 ngo kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatojwe na basekuruza banyu, atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu. Hari iki kigoye se? Bwira Imana. Hari ikikuruhije? Bwira Imana. Iyagutoranyije irakurinda, irakurwanirira, nizagusiga, nizaguhana, iri kumwe nawe uhereye uyu munsi no kugeza iteka ryose. Igitabo cyo Kuva igice cya 19 umurongo wa 5 n'uwa 6. Hanyuma twisengera Imana. None nimunyumvira by'ukuri mukitondera isezerano ryanjye, muzambera amaronko, mbatoranije mu mahanga yose, ku isi yose ari yanjye,
kandi muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera. Ayo aba ariyo magambo ubwira Abisirayeli. Imana ishimwe cyane kandi Imana iguha umugisha. Dusenga. Uwiteka Mana, mu izina rya Yesu, ushimwe uhimbazwe, uhabwe icyubahiro mwami wacu kandi Mana yacu, Mana y'agakiza kacu. Ushimwe kuko abo wamenye kera warabatoranyije ubereza umurimo wawe, kandi na n'uyu munsi Uwiteka Mana ushaka kubaha umugisha no kurinda intambwe zabo. Mana, ndakwinginze kubwa mwene data, kubw'umugaragu wa musha wawe wumvise ijambo ry'uyu munsi, kugira ngo atere intambwe azirikana ko umuzi, wamutoranyije ngo umuhe umugisha, ngo urinde intambwe ze. Habwa icyubahiro mwami wacu kubw'ubuntu n'urukundo rwawe muri Kristo Yesu. Amen.